n'ibihumbi 12, aho umuryango wa Gadi n'ibihumbi 12, aho umuryango wa Sheri n'ibihumbi 12, aho umuryango wa Nafutali n'ibihumbi 12, umuryango wa Manase n'ibihumbi 12, umuryango wa Simeyoni n'ibihumbi 12, umuryango wa Lewi n'ibihumbi 12, umuryango wa Isakari n'ibihumbi 12, umuryango wa Zabuloni n'ibihumbi 12, umuryango wa Yosefu n'ibihumbi 12, umuryango wa Benjamini n'ibihumbi 12. Ibi bishatse kuvuga ngo aba bantu b'Abisirayeli nubwo tuzi ko Abisirayeli batatanye mu isi yose, hari imiryango tuzi abo kwa Yuda n'abo kwa Efurayimu no kwa Benjamini, nibo tubona muri iyi minsi bari muri Isirayeli. Ariko iyo miryango 10 yatataniye mu isi, abo bantu rero aho bari hose Imana igiye nk'uko twabibonye muri Isirayeli ndetse n'umubare w'isi cya 13 yaza ngo aho ngo Yesu ntabwo n'umuryango batabinjira kugaruka kwa Yesu ngo bose bazajya kwakira agakiza. Ubu ngubu rero ngo abanyamahanga ko dufite amahirwe, Imana yanze yakuye agakiza muri Isirayeli kuko bari bakanze kashyira mu banyamahanga. Ubu abanyamahanga ko dufite agakiza ngo turi kwigisha, ntabwo twaza kumenya ngo turi Abayahudi, ntabwo tuzi icyo gisekuru byacu. Hari rero igihe twaba dufitemo aka generation cyangwa bamwe muri twe ntabwo tuzabari, ariko ako kantu k'aka generation abenshi batatanye, babayivume, batanye n'amahanga, bari bagira n'iko Imana ikomeza kureba isekuru y'umugabo ikavuga ngo uriya ni umwana wo kwa Satani, uriya mwana wo kwa Rubeni, waba umwirabura, waba umuzungu, waba umwarabu, waba umutuwarege, waba umuhinde, waba umushinwa, icyo ugomba kumenya cyo ni ukumenya yuko aho uri hose Imana irakureba. Kubera ko dufite amahirwe ko turi abanyamahanga, ari namwe bafite amahirwe, agakiza kagakwiye mu banyamahanga, hahirwa abanyamahanga bo muri iyi minsi rwose bazahirwa mu minsi iri imbere. Gusa Imana ibarinda nk'uko irinda imboni. Imana irinda umuntu w'Imana nk'uko irinda imboni yayo. Niyo mpamvu tugomba kumenya ko rero niba turi abantu b'Imana, niba tuvuga ubutumwa buzakwira isi, Imana iraturinda nk'uko irinda imboni yayo bwite, ntabwo dufite ubwoba. Nuko ubu batubona avuga ngo Yohana yerekwa bahowe Yesu bageze mu ijuru, hanyuma ariko mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, umwirwa w'amahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya Yohana n'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu yicare ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Haleluya. Rero hano nabonye ko bavuga ibintu byinshi ngo abandi bantu ngo babe bari imbere y'andi umuryango w'inama bijya byicaro hafi umwana w'intama ngo bikuye no kwirukira mu bigenda haza hose, kuko ngo ni umusogonyi n'abandi n'abatama n'abandi b'abandi bantu n'andi mahanga yose. Haleluya. Ariko abo bandi none ngo bari imbere y'andi batabasha kuba ngo ndetse nawe bavuze ngo bari bafite n'utuderi tw'umukara hasi ku makanzu yabo, bivuze ngo bamwe bari mu hagiye kuzaba akarengane gakomeye n'abantu bazaba bari mu minsi iheruka gusa 1,100, abandi bose bazaba ikiza rwose kuko nakabanga tubibi. Hazaba akarengane katigeze kuba muri isi yaremwe, akarengane kabeho hapfa 50, akarengane bicaga abantu b'Abaprotestant